uko Uburundi bwabisobanuraga bashobora kuvuga ko intambara iramutse isakiranyije ibihugu muri aka karere ni kwa kundi utangira kubona ibihugu impunzi muri Afurika yose zimenengana. Ntabwo rero biriya bintu bishimisha isi, ntabwo nkeka ko ari isi ya none bikeneye. So rero niba uvuze uti Uvira nibatava ahangaha murabona intambara ikwira akarere, ariko urugamba rwa diplomasi iyo turi muri Great Lakes, Grand Lac nka CPGL nk'ibihugu bitatu, havuga u Rwanda, Kongo n'u Burundi, iyo crise kameze gutyo. Muri bya CPGL ibihugu bitatu, ibihugu bibiri u Burundi na Kongo bikabivuga rumwe byituniye ku Rwanda. Urumva imyaka 20 mufite leta nindi ingana nk'icumi, wenda n'urugero mwabaye mu ishyamba mukaba mutazi koganiza igisirikare, mutamuka n'ukuri kose igihugu gifite igisirikare gikomeye cyubaha, sibyo? Ntabwo cyananirwa ku jenoside Kivu u Burundi bwashoye ingabo zingana kuriya, kuko igisirikare ntabwo si imibundano gusa. Igisirikare habazamo diplomasi militaire, mwabejera mu buryo bubiri. Mwafata umwanzo w'igisirikare cy'ubundi mukavuga muti reka tubane n'izi nyeshyamba nazo, urumva, kandi turabana na leta, kandi ibyo mwabikora bigakunda. Nicyo Uganda igikora mpora mbabwira, nijye abantu bita intelligence. So Uburundi bwashoboraga no kuvuga ngo ntidushoboye kurwana, ariko nibura bakavuga batereka dukore double standard. Kandi M23 ni cyaka bifite, bujye M23 ni cyaka cyo kugirana ubucuti n'u Burundi. Niyo mpamvu horana amagambo meza ku Burundi, ikirengagiza ibyo bakora byose n'abaruga bujya bumva bivuga. Le gouvernement du Burundi et M23 ont déjà testé ko bashobora kubana amahoro niba mu kwezi kumwe M23 amaranye Uvira ko bishoboka. So iyo case stade ko bishoboka n'ubu bayubakiraho bigakunda, kuko n'ubundi M23 hasubiye muri ya discipline yari ifite, n'ubundi bukaguma na discipline yari ifite. Cyaba gisigaye n'ikintu kimwe gusa, ni ukwemera kashe M23 na visa zayo, urumva, n'abarundi n'Uburundi bukemera visa z'u Burundi, imipaka igakora, ubundi imipaka igakora nk'uko imipaka y'ibindi bihugu ikora. Akoze muri Kongo ntibateze kuzongera kubona ikindi extraterrestre kivuye muri Marise ngo barigezaho ibyo batagezeho. Mu buryo bwa gisirikare ingabo z'undi zamaze gutsindwa urugamba ku butaka bwa Kongo. None se abahereza zabaye aho batumvikana. Ese Sandri, iyo M23 hari umuntu uzazanga yihuye nkabuje ko mbona nkibaza iki kibazo, ko nabuze umuntu ukinsubiza. Dore nabonye actualité.cd iyi nkuru yayanditse ivuga ngo niba ari Kiliziya Gatolika yabyanditse ko hari ikintu kigaragaza nk'icyuho kidafite igisubizo, mu gihe ntawe ugaragaza ko ashobora kuzimyiza inyeshyamba completely. Ntimushobora kuresha inyeshyamba ngo buvuge ngo turazextinguishinze, turazizimije nk'uzimya inkongi, urumva? Yego. Ntimushaka no kuganira nazo, kandi aba bagatolika bashaka kuvuga ko hashobora kuzavamo yabarikaniza, so bavuga nyine ntatagira igikorwa. None se reka tubaze once Eastern DRC ntacyo mbifurije ko igihugu cyabo gicikamo ibice, mugize ibyago cyangwa amahirwe koko hakaba niyo mitegekere yigenga. Ese Burundi muri ready kuzabana n'izinyeshyamba diri faso chronique mukabana nabi? Ubwo se iki hari igihugu gikora gitekereza gutyo mu mitekerereze? Ese kugira ngo umuzasabo wimye wamushatsa kigukeneye, rega ni abantu badiringa Sandri, buri diringa n'umuntu akigukeneye mu gihe cy'ubugwa habi, ni nko kujya kugura ikibanza n'umuntu uri muri Cyamunara, bazateza Cyamunara nk'ejo, ibiciro byose ushizeho kuko biba biri hejuru y'icya Cyamunara arabyemera kugira ngo yishyure yajyadena. So M23 ntagira ahantu haba uyu munsi cyane, ariko nanone ntagira heza. Iki nicyo gihe cy'Uburundi cyo kwiyegereza M23, kuko hari igishene ishobora gucika bakavuga ati ntuzi n'ibindi, mwebwe noneho twe nimworora inkoko tuzororo duca, kandi ntacyo byungura abaturage. Diplomasi se niki? Diplomasi no guhosha inkongi, abantu bakubaka ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko ntabwo diplomasi ari military special force. Ukuvuga ngo ndakurasa pfukamira kurasa amagaza ndakuza n'iki. Diplomasi no guhosha bimwe ukubaka ibindi ukagira gute. Kandi ndayishimiye, ndakeka ko mu ruzinduko harimo bashobora kuza kureba ino dosiye bakavuga ati ko se musaza ese nyeshyamba ko tutazazimana, ubundi wahindura umuto. Noneho sekatamuga ati rero gerashaka kubaza kwibonera misiyo y'imyaka 12 genda kuramo iki. Nabanye navuga ngo ashobora no uko muri yano proposa kugura ingabo ze. Ati waritse ngakora ingabo zanjye ko mbona n'ubundi byanze, kandi ukabona ko ibintu bikomeje kudogera, ingabo zanjye zikomeze gushirira hano. Nagiye mbibona ati birashoboka gukatisha South Africa ikamaze kugaruka, ni nko gukatisha kiriya kimodoka cy'iminyururu, aho gukatisha Burundi bwo ni nko gukatisha Sipiro igahita ikata neza mu ikorosi mu buryo nyine bworoshye. Kuko Burundi ni abaturanyi, igihugu cy'u Rwanda kibita impanga, ibyo bahuriyeho ni byinshi. Ntabwo Burundi buzakira u Rwanda rukennye ngo Burundi bugire ikintu bugeraho, ntabwo u Rwanda rwakira Burundi bukennye ngo bugire ikintu bugeraho. Singiye kukubeshya buriya twari niba se Butenanda yishimiye ya mbere yarayiriye kubera programme politique yiwe
ntashaka kwinjiramo. Sebutena ya kabiri kuba bamutora imyaka 7 yagombye kuyirisha umubano w'u Rwanda no Burundi azaba arazahuye. Niba atarabikoze nk'ikarita kugira ngo nawe uzahura bamukomera amashyi bamutore muri manda itaha, ashobora kubikora agategereza akazi yamamaza agafungura nk'umupaka amatora abura iminsi 2 n'utazamutora akaba mutoreye icyo, kuko ushobora gukorera crise kugira ngo uzamure popularité, ça existe muri politique. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Ambarazoma y'intambara mu karere igatera crise humanitaire ku rwego rurenze ubwo ibiriho, kuko buriya uko Uburundi bwabisobanuraga bashobora kuvuga ko intambara yamutse isakiranyije ibihugu muri aka karere, ni kwa kundi utangira kubona ibihugu impunzi muri Afrika yose zimenengana. Ntabwo rero biriya bintu bishimisha isi, ntabwo nkeka ko ari isi none bikeneye. So rero nibuvuze uti Uvira nibatavanga murabona intambara ikwira akarere, sibyo? Kandi burya Sandri utazabona ushobora guparika V8 yawe ngo Marine ni kubwira ngo turaje tuyikubita ibinonko ngo ugire ngo Marine ntiyayitera ibinonko, yabitera hari cyo homba se. Uburundi bwateza intambara burya y'ubucucu nk'imwe yamuhoze yigeze kuvuga nyine ngo ibihugu byari bigiye kurwana. Intambara y'ubwenge ni igorana, ariko intambara y'ubucucu irashoboka isaha yose kandi nta muntu yifuza n'umwe. So rero ntabwo ntekereza ko Tshisekedi ategereje umusaruro ku ngabo z'u Burundi wo gutsinda urugamba militaire, ariko urugamba rwa diplomasi iyo turi muri Great Lakes Grarak nka CPGL nk'ibihugu bitatu havuga u Rwanda, Kongo n'u Burundi, iyo crise kayimeze gutya. Muri bya CPGL ibihugu bitatu, ibihugu bibiri u Burundi na Kongo bikabivuga rumwe byituniye ku Rwanda. Urumva politike yantuze iroroha cyane, politike ya Tshisekedi iramworohera cyane. So noneho ingabo zikaba nka bonus, ingabo ni nka bonus gusa. Donc ibyo bita urumva umuntu agiye muri hoteli gufata amafunguro ntafate nuze yabiki dessert nacyo igikonta ne buffet, urumva? So buffet iri hariya ni buffet diplomatique, ariko kugira ingabo hariya zidashobora kurwana kuri koko division y'ingabo zingahe. Erega abadede ntabwo bazi igisirikare, ntibabonye umwanya wo kwiga igisirikare, bagiye mu caratuvunye cyabavuniye hehe imyaka 20 mufite leta nindi ingana nk'icumi, wenda n'urugero mwabaye mu ishyamba mukaba mutazi koganiza igisirikare, mutamuka n'ukuri kose igihugu gifite igisirikare gikomeye cyubaha, sibyo? Ntabwo cyananirwa ku genocide Kivu Uburundi bwashoye ingabo zingana kuri, kuko igisirikare ntabwo si imibundano gusa. Igisirikare zabone diplomasi militaire mwabijera mu buryo bubiri. Mwafata umwanzo w'igisirikare cy'ubundi mukavuga muti reka tubane n'izinyeshyamba nazo, urumva? Kandi turabana na leta, kandi ibyo mwabikora bigakunda. Nicyo Uganda igikora mpora mbabwira. Uganda gisoro kajya gakomana ikintu igigwana na M23. Uganda ikagira operation shuja muri Rubero na Ituri. Hari ikintu se bibatwaye? Kuko igisirikare ntago ari kurasa ngo ufite bombe ngo ufite ikintu, igisirikare ni imitekerereze. Ni mpamvu igisirikare cyose gira ikigo cy'ubushakashatsi, Departement de Recherche, nijye abantu bita intelligence. So Uburundi bwashoboraga no kuvuga ngo ntidushoboye kurwana, ariko nibura bakavuga batereka dukore double standard. Kandi M23 ni cyaka bifite, uje M23 ni cyaka cyo kugirana ubucuti n'u Burundi. Niyo mpamvu horana amagambo meza ku Burundi ikirengagiza ibyo bakora byose. N'abarugabo ujya bumva babivuga bati dupfa cy'ubundi niki. Nta muntu ujya uvuga amagambo nk'aya yanjye ko bazatimbagurana, ariko bazesurana amaherezo nibidatungana. Ariko nyine kuko Burundi ni igihugu nta gihugu cyoroshye kiba ku isi. Na n'ubu ngubu ntekereza ko M23 AFC amaboko abari tandi kugira ngo babakire. Bafata Uvira ntibigeze barasa ari bombe rimwe mu Burundi.
barenze bahava nta muntu ucokoje Burundi kandi nta muha Abarundi babagiriye ngo bareke kubarega amaregation ibirego bififitse ubundi umuntu yanaguhimbira akanaturitsa ibisasu ko ku musozi wiwe bagatega ibibomba akavuga ati M23 iharashe Abarundi byabananiye kubidefanda no kubikora muri ubwo buryo no kuvuga ikintu kuvuga ngo igihe M23 amaranye umujyi wa Uvira yari nka test urumva ishoboka yari case study yuko Uburundi bushobora kubana neza na M23 kandi bigakunda kuko ikintu cyaburaga ni uguhana ibiganza ariko igihe M23 ari Uvira ntigeze imenasa Uburundi noneho nakandi gashya n'Uburundi bwigeze bimenasa babamenesheje bakiri mu cyaro hari ya ruguru barwanaga za Kamanyoro ariko birarangira no kuvuga ngo le gouvernement du Burundi et le M23 ont déjà testé ko bashobora kubana amahoro niba mu kwezi kumwe M23 amaranye Uvira ko bishoboka so iyo case study ko bishoboka n'ubu bayubakiraho bigakunda kuko n'ubundi M23 hasubiye muri ya discipline yari ifite n'ubundi bukaguma ya discipline yari ifite cyaba gisigaye n'ikintu kimwe gusa ni ukwemera kashe M23 na visa zayo urumva n'Abarundi n'Uburundi bukemera visa z'u Burundi imipaka igakora ubundi imipaka igakora nkuko imipaka y'ibindi bihugu ikora y'u Rwanda na Uganda bahana imbibi ikibazo cyaba kiri he noneho ndarashimiye akavuga ati nyakuba muzehe mu Kisekedi se muzehe bari n'indera sinzi urutundi mu myaka ariko byo byose ndashimiye ni generali uriya no musivilian akavuga turabizi nibindi aha buriya buryo bwa Museveni tubwadobute aho uzakenera umusada nzawoguha ntacyo nsaba abangaba kindi wenda kidasanzwe ariko ndabona no kubashigura byarananiranye kandi nuko ntagira inama Burundi nibwo buryo bwiza bwo kujera non c'est pas kujera rwo kumenya kugira uburyo donc nyine ba managing bibera muri Sud Kivu by the way nicyo kintu navuga kuko iteka niteka mu isesengura ryanjye nkunze kuvuga ngo ni uburenganzira bw'u Burundi kuba bwamenye ibibera hakurya ya Rusizi ariko se muzayemenya gute mudashobora kunesha abahagenzura gisirikare urumva mudashobora kugira gute n'ubundi ibi nkubwira c'est une question de temps n'ubundi amaherezo niko bizarangira kandi uzenge nivugira utuntu ubona kuvuga ngo banza ngo nanjye bamwe bereko buriya Sud Kivu bizarangira AFC M23 twirwaneho bashashe inzobe n'u Burundi kandi nayo M23 ishaka ibishyiramo imbaraga noneho nibabona kujyayo bashobora kugambarirwa nubwo ntari ko mbikeka bashobora no gukoresha abandi ba persona bakabahibiraka bagafata nk'umukoreya akaba ari uzajya bakinira diru z'i Burundi bagafata babinjira muri ambassade z'i Burundi bashobora gukoresha abandi bantu batari M23 ariko bakajya babagerera kuri president Ndayishimiye none banamaza n'amafaranga akura muri biriya naho ifaranga rigakora Ndayishimiye yigeze kubwira Abarundi abakongomani ati nimutumvikana tuzaturya umugati wanyu tubaho tuvungukira Ndayishimiye amagambo yagiye avuga ugira ngo ni makeya harimo kubaryana umugati bagasigana tuvungukira kuko reka nkwereke imbaraga ubundi bwose bwarazikoresheje igisigara cyabo cyose cyakoze muri Kongo ntibateze kuzongera kubona ikindi extraterrestre kivuye muri Marise ngo barigezaho ibyo batagezeho mu buryo bwa gisirikare ingabo zundi zamaze gutsindwa urugamba ku butaka bwa Kongo none se abahereza zabaye ahe batumvikana ese Sandri iye mu 23 hari umuntu uzazanga yihuye nkabuje ko mbona nkibaza iki kibazo ko nabuze umuntu kinsubiza dore nabonye actualité.cd iyi nkuru yayanditse ivuga ngo niba ari Kiliziya Gatolika yabyanditse ko hari ikintu kigaragaza nk'icyuho kidafite igisubizo mu gihe ntawe ugaragaza ko ashobora kuzimyiza inyeshyamba completely ntimushobora kuresha inyeshyamba ngo muvuge ngo turazextinguishinze turazizimije nk'uzimya inkongi urumva yego ntimushaka no kuganira nazo kandi aba bagatulika bashaka kuvuga ko hashobora kuzavamo yabarikaniza so bavuga nyine ntatagira igikorwa none se reka tubaze once Eastern DRC ntacyo mbifurije ko igihugu cyabo gicikame bice mugize ibyago cyangwa amahirwe koko hakaba niyo mitegekere yigenga ese Uburundi muri redi kuzabana n'izinyeshyamba diri faso chronique mukabana nabi ubwo se iki hari igihugu gikora gitekereza gutyo mu mitekerereze ese kugira ngo umuzasabo wimye wamushatsa kigukeneye rega niko abantu badiringa Sandrine buri diringa n'umuntu akigukeneye mu gihe cy'ubugwa habi ni nko kujya kugura ikibanza n'umuntu uri muri cyamunara bazateza cyamunara nk'ejo ibiciro byose ushizeho kuko biba biri hejuru y'icya cyamunara arabyemera kugira ngo yishyure yajyadene so M23 ntagira ahantu haba uyu munsi cyane ariko nanone ntagira heza ikindi cyo gihe cy'uburundi cyo kwegereza M23 kuko hari gishene ishobora gucika bakavuga ati ntuzi n'ibindi mwebwe noneho twe nimworora inkoko tuzororo duca kandi ntacyo byungura abaturage diplomasi se niki diplomasi no guhosha inkongi abantu bakubaka ibintu nk'ibyo
kuko ntabwo diplomasi ari military special force yo kuvuga ngo ndakurasa apfukamye ndakurasa mpagaze ndakurasa n'iki. Diplomasi ni uguhosha bimwe ukubaka ibindi ukagira gute. Kandi ndayishimiye, ndakeka ko mu ruzinduko harimo bashobora kuza kureba ino dosiye bakavuga ati ko se musaza ese nyeshyamba ko tutazazimana ubundi wahindura umuto. Noneho Tshisekedi ati rero ndashaka kuza kwibonera misiyo y'imyaka 12 genda kuramo iki. Nabanye navuga ngo ashobora no kumupropose kuguraho ingabo ze. Ati waritse ngakuraho ingabo zanjye ko mbona n'ubundi byanze kandi ukabona ko ibintu bikomeje kudogera ingabo zanjye zikomeze gushirira hano. Nagiye mbibona ati niyo proposition ntabwo ntekereza ko kuko nuno mwanya wa African Union rotative nawo uzarangira. Tshisekedi ubwo yarawugize ntacyo wamukemuriye ku ntambara, ntazagire icyo ashinja. Ndayishimiye kuko nawe yawuyoboye ari mu ntambara kandi ntacyo wamugejejeho. Sintekereza ko ari umusaruro ategereje muri kuburyo umuntu wicaye mu ntebe wicayemo ntacyo aza kukubeshya no kugukangisha. Nibyo twavugaga segment ya politique na diplomasi wende bahuza. Ariko na cyane ko Tshisekedi buno minsi yamaze kwibona umutera nk'ukomeye ari Amerika nayo atize iteka ryose. Kuko ujya utinya Amerika ivuga ngo muri kumwe eje kongera gakora inama n'u Rwanda na Israel iriya Kigali Security Summit ngira ngo urumva burya na Tshisekedi abacanga karita akavuga ati ariko abantu bafatira abantu ibihano ejo bakakorera inama ihuza imigabane kandi bakavuga ko ariho ruzingiye. Na Tshisekedi na afite ubwenge ntago ari injiji. Ndashaka kuvuga ngo ariko entreta akivuga ati ndacyafite inkingi notama kuba afitanye umubano na Amerika. Ashobora no kubona ibyo yariringiye kwireba Ramaphosa ntacyo bimubwiye. Ni mpamvu Ramaphosa bahindukira u Rwanda. Ese nkubaza tubaza badukurikiye ikintu cyakwiye South Africa kwizima ikabigeze ku Rwanda ubona ikintu guhindukiza u Burundi. Urabona reka ngubigeranye uko bimeze ku bantu bazi ibi bimodoka bigendesha iminyururu bicukura imihanda. No kuvuga ngo gukatisha South Africa ikamaze kugaruka ni nko gukatisha kiriya kimodoka cy'iminyururu, aho gukatisha u Burundi bwo ni nko gukatisha Sipiro igahita ikata neza mu ikorosi mu buryo nyine bworoshye. Kuko u Burundi ni abaturanyi, igihugu cy'u Rwanda kibita impanga, ibyo bahuriyeho ni byinshi. Ntabwo u Burundi buzakira u Rwanda rukennye ngo u Burundi bugire ikintu bugeraho. Ntabwo u Rwanda rwakira u Burundi bukennye ngo bagire ikintu bugeraho. Singiye kukubeshya buriya ibihugu bisa n'ibitegetswe ku bana u Rwanda n'u Burundi. Singiye kukubeshya buriya Kongo yabaho na Uganda ishobora kubaho urumva. Tanzania rwose biroroshye. Ariko mwabarundi kazi kugira ngo muzabe mutere imbere mudafite u Rwanda cyangwa u Rwanda ngo utere imbere ntibikunda. Icyambere cyo urabona dufate nk'urugero muri Israel na Gaza na Palestina. Reka dufate Israel na Palestina muri rusange. Buriya manipawa nyinshi abayisraeli bafite niyo abanye Palestina baza gukoramo akazi bakabahemba neza bagataha. Kuko buriya ntago bahora mu bibundano. Hari abantu bo muri Palestina batashaka n'ibyo bya politiki bigira mu nganda za Israel gukora bagacyura ikashi yabo bagataha iwabo wenda bagahura n'ibidege bya Israel mu kirere ibintu nk'ibyo ngibyo. No kuvuga ngo reba urwango bafitanye ariko still ni manipawa bakoresha mu buzima bwa buri munsi. Buriya ari abantu batubwira ibintu baranakabye ibintu by'itangazamakuru nakujya dukabya bazanaguhisha ko abayahudi bashyingirana n'abanyapalestina ariko barashyingira mu munsi ku wundi. Kuba atari abaradicalist batagize ikintu bitayeho barabana neza pe bakakundana bakaburirana bakaba abantu bahishanya mu maje ibyo birahari muri Israel ariko ntabwo Netanyahu yakwemera kubivuga. Ibyo tubishyire ku ruhande. Ariko noneho nta nubwo twe turi kuri level y'inzangano nk'izo ngizo kuko ntidufite igihugu ntabwo nta kindi kintu dupfa. Wibaze iyo tuzuze kapitali bumva n'umwana muri kapitali waraje wacu Sandrine nka gucumbikira kandi iwacu hari kuba ari nk'inyamirambo hari kuba hari udushya twose. Astrida n'wari umugwa mukuru w'u Burundi n'u Rwanda Butare. Yego Abanyabutare ndabasuhuje aho muri hose. Ubu hitwa Huye ariko da urumva. Ibihugu byigeze kugira rero akayihayeho kugira kapitali imwe urumva. Bikagira iki n'iki muri abo mateka kuzamura kandi amateka ntagame byiza gusa abamo uyu munsi bibi eje byiza. Ari umuntu nyine uzareba ukuntu abantu bajya bavuga bati iyo ibintu bikubise muri leta imwe abantu bahungira i Burundi byakubita mu mateka twagiye tugira muri myaka nk'ija 50 abandi bagahungira hanga. Nk'icyo kigomba gusibangana ahubwo mugasigara mukorana ku rwego icyaza kibahigiramo nk'u Burundi n'u Rwanda. Kandi sinerije u Burundi n'u Rwanda byakora muri aka karere. Niyo mpamvu ubona wenda abantu baza kubivanga Ababiligi n'abandi bose
erega ujye umenya ko aba bantu batadukunda Sandrine baba badashaka ko ariko fata ubwenge bw'umunyarwanda wongeraho ubw'umurundi bashyize hamwe shaka twabaduhiye bakaza muri divize pururenye bakabadividinga kugira ngo ubone ukuntu babategeka urafata ubuhanga bwabo muvuga ururimi rumwe umuntu ntago azaza gusaba akazi hano ngasabe translator umunyarwanda yagiye ibuntu ntazasaba iki n'iki urumva yego urebye transport muri aka karere impuzabihugu abantu baza amakampani nka za Belvedere zikiriho abantu baza amakampani nka za The Horizon iriya The Horizon ngira ngo yatangiye yagiye i Burundi abangaba babakire ba Muzenyagahene bagira ibigo by'itangazamakuru i Burundi bikomeye buriya ku gihe bagiraga igihe .b cy'Iburundi igihe cy'Iburundi cyari kinakomeye rwose urumva abantu bagisubye barakizi aba bantu yumwe akiza agomba guhita profit undi agahita profit biranikora nta n'ikintu abanyapolitiki babikoraho nta n'icyo basaba kubikoraho abanyarwanda nabo bazi ukuntu babana n'ukuntu buzuzanya uko bashwana n'ukuntu bashobora kwikiza ariko abantu babajya hagati bati buri urabona ibintu biraho ngaho by'amafuti biraho ngaho gusa rero ubundi ushobora gusoma ikarita bwagombye gusoma ikarita n'ubundi nako nibwo butwari niba Sebutena ndayishimiye ya mbere yarayiriye kubera programme politike yiwe ntashaka kwinjiramo Sebutena ya kabiri kuba bamutora imyaka 7 yagombye kwirisha umubano w'u Rwanda no Burundi azaba arazahuye niba atarabikoze nk'ikarita kugira ngo nawe uzahura bamukomera amashyi bamutore muri manda itaha ashobora kubikora agategereza akazi yamamaza agafungura umupaka amatora abura iminsi 2 n'utazamutora akaba mutoreye icyo kuko ushobora gukorera crise kugira ngo uzamure popularité ça existe muri politique na diplomatie ariko ibibaza nk'ishyamba rya Nyungwe parike zirimo babihuje n'ikibira ariko uraho wajya mu kibira urizamo intera hamwe urizamo ikindi kintu nk'ibyo ngibyo nta muntu wasura intera hamwe guha amafaranga nta muntu wasura P5 guha amafaranga urumva kandi si turimo ni ya business ushize aba diplomate nka Edouard Bizimana wagira ngo nimbonera kure nayo y'amagambo menshi urumva kandi buri mu diplomate nuzimye umuriro de escalation suza yatsa umuriro en fait ndatekereza ko igihe time militaire hari igihe kizagera ibihugu bikabana neza nta yandi mahitamo Burundi bufite nta yandi mahitamo u Rwanda bufite ni ukubana neza tukuzuzanye urumva tugashyingiranwa tukabyarana tukagira gute urumva yego hako tuntu tw'amafuti gusa nimucuranga indirimbo z'abanyarwanda nimugire gute ibintu basokuruza badusigiye ngo bavuze inanga bavuga gahoro urumva ngo abanyarwanda batumva ibintu biri aho ngaho gusa kandi tukarenga tukabyumva so ntekereza ko rero hari icyo abanyapolitike bacu bakora batishinza abaduteranya kandi Burundi bushobora kujura role ikomeye cyane muri aka karere kugira ngo kagarura amahoro n'umutekano bigakunda hari abajya bavuga intambara nta ntambara ishoboka hagati y'u Rwanda n'u Burundi burya no kwisaza gusa ariko nta ntambara ibishoboka hagati y'ibihugu ntayo ndumva ari ibyo bwana Mashari reka nsoreze aha ngaha nkure ko ujye kuruhuka urebe ko akabaraga kagaruka Mashari ndagushimiye cyane wakoze cyane Imana iguhe umugisha kabisa rwarukire neza oya ntabwo ndwaye akareka ntabwo biraza neza ariko cyagiye navuye ahantu nimugoroba mpita njya ahandi mpita mbona ko narwaye n'ipimye ntabwo nkirwaye oya buriya dutangiye ikiganiro ukambwira uti ndumva mfite imbaraga zikorenda mu rugero iyi minota shamasha barwaye kuko mu mwaka tumaranye niba ari ibintu bw'inshuro 2 si uko uba umeze neza nyine ibintu byakagenze neza nk'uko bisanzwe yego uba nyine imbaraga zitaraza neza no nari narwaye umuhogo urumva kandi umuhogo niwo mvugisha bibaze kuba ndwaye mu muhogo yego nkoresha amagambo kandi nkarwara umuhogo ubwo urumva ibyo bintu bitari bibazo wenda nta kintu wakwifuza kurwara pe ariko niba uruhara ndarumenyereye nta kibazo warwara ku kazi kanjye si indwara ngira gusa ariko harwaye mu muhogo burya umuntu uvugira kuri mikoro akarwara mu muhogo biramubabaza ni ikibazo biramubabaza kuko niko kazi kacu nicyo dukora buri munsi kandi ntabwo tuba twifuza kugirana n'abantu ibibazo yego ndumva ari ibyo twanasorezaho kuri uyu munsi mwiza Mashano kuri ndagushimiye rega nawe urakoze Sandrine buriya ntabwo ari wowe nshimira gusa nawe nyine nanjye nabigushimiye no gutansuye kuri iyi nshuro ariko n'ugiye wahishe ko ndwaye mwabimenye mwese bimbwiye ku munota wa nyuma pe mwabimenye nakize kubera yuko ntabwo ari byiza kuvuga iteka umuntu ararwaye pe ubutanza gusura nzarwara se uzi se ugiye ko ngiye kurwara
kandi umuntu arwarira itariki zimwe ariko ujya ubibona ejo naze mbivuga uzi ko urwarira amatariki amwe ni ukuri kose amatariki asatira guhembwa uhora urwara n'ubushize urwara cya gihe malariya ntabwo byari ku itariki muri 18 ariko umuntu arwaye afite amafaranga bari byiza ahubwo nta kibazo bafite ibyo ntabwo nabyamagana rwose ntacyo biba bitwaye ndagushimiye cyane ndagushimiye nanjye ndagushimiye ese ko utakivuga abantu twamamaza ntabwo ukibamamaza filime aba ariyo tuvugaho filime ntabwo tukivuga rwose yego kandi wa mugabo ngo amaze iminsi ahuze uriya wo muri mwihogoza yego filime ze Hogoza Films kuko ni byiza ko menya abafatanyabikorwa bacu niba tuba tukiri kumwe kugira ngo uyu muntu akomeze amenye ko turi kumwe yego wowe tutari kumwe tumaze aho yagiye n'icyamujyanye kandi akavuga ngo azagaruke ubwo rero turamusuhuje barantu mu Hogoza Films bagende banakora subscribe barebe filime yabo ndetse banatanga ibitekerezo avuga ko arambwira kabisa ati mwarakoze gusa ikibazo batinda hari bwo batinda gutanga filime urabona abantu bakunda sketch n'ubu bageze kuri episode 11 ariko ugasanga hashize iminsi 11 nta filime nabyo bagerageza bikosora hari n'abantu bajya bimbaza batarike iyo filime mwamaza turayireba batarike ikibazo urayireba ukazongera kujya kuyireba ati wumva yarakuvuye ku nzoka abo bimbwiye ndaje ndabaza boss wabo rero bagire uko babigenza rwose bagire uko babikosoramo abantu bongere birire show asante sana Marshal mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bukaba buke niba ikiri inzozi kuko twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site hari umuhanda amashanyarazi amazi ndetse n'amashuri hafi yawe ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho ni kuri 8,000,000 kumanura ngwino tugutuze neza kandi kuri make ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no mu masantre we duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera kuri 3,500,000 kuzamura abona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari by'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye karibu Enoch Real Estate gutuza heza.